nyine ubwo ngubwo tugeze iwacu baratwakira nyine batubaza niba tuvuye i Kigali ariko bakibaza nimba kuko i Kigali kwe kuko i Kigali hajyagaho umugabo agasiba undi. Ubwo nyine ubuzima bubaho ngaho nyine turongera dusubira mu muryango turamenyera nyine bisanzwe. Noneho iminsi ishira haciyemo icyumweru dusubira ku ishuri. Tugeze ku ishuri abanyeshuri batubonye bumvaga ko twagiye i Kigali babona turagarutse. Birabacanga abatubaza muvuye i Kigali baratubaga twe tuvuye i Kigali kabisa, kandi koko twari twarageze i tawuni mani. Kigali buriya gusa Kigali irigisha. Ubwo buzima tubamo subira ku ishuri ndiga mu wa kane nari naraviriyemo bisanzwe. Noneho uko nyine nta kindi nyine cyabaye nabuje ndiga nyine bisanzwe, ariko nyine ishuri mbona bitavamo nk'abajyana nisubira mu masekene. Bareka mbabwira ikintu cyari gisekeje, uzi kugera mu mwaka wa kane utazi no kwandika izina ryawe. Ntabyo narishoboye, nari Kibobo. Ariko izina Kibobo impamvu ndikunda, bankunda abana babaho bita imbobo. Muri Imana irabakunda, Imana irabakunda. Ubwo nyine ubuzima bwabayeho ngaho nyine nanjye ngomeza gushakisha udufaranga ukashi bw'inagwira nyine. Dore ko na Jay Polly yavuze ngo ukuburiho nicyo gishoro, ngo tajya business ko n'umenye icyo abandi bakoresheje ngo uziga ishuri ngo urushe na benshi ngo ubukene butera ishuri witwe cash money. Ubwo nyine ubuzima bwagenze gutyo nyine, ariko Imana nyine irandinda nsubira mu ishuri biranga ngeze aho ndivamo. Ndibuka umunsi umwe turi muri exam, mwarimu umumama wahigishaga yitwaga Jani. Ebana maze igihe kiri kuva navuka yarayigishaga, kandi maze imyaka 32. Wumva iyo myaka ashobora kuba yatangiye nko kuyigisha kera cyane. Nshaka kuzamushimira kuba yaranyigishije inyuguti ya I. Nubwo nageze mu kane nazi gusoma, ariko ubu nonaha uwo ndiwe mbasha guhagarara imbere yanyu nkavuga, ni ukubera umwarimu witwa Jane. Shaka ko igihe kimwe nzamushimira. Turi muri exam araza arambwira ngo none se ushaka kwiga? Nabwo ntabwo ushaka kwiga. Ijambo arambwira ngo ntuzanagaruka niba udashaka kwiga. Nuko ubwo buzima mbubamo, ngeze aho ishuri ndivamo. Noneho shaka amafaranga, amaseke ndacuruza. Urumva duhamagara nk'imyenda 200, 200, 250, 300, 100. Umwenda wa 15 wabaga n'uw'atanu. Amafaranga cyegera afite agaciro. Umva shimye Imana ko yandinze ikandinda ikangirira neza muri iyo myaka yose. Imana niyo yari imbere yanjye. Ushobora kuzumva buno guhamya ukagira ngo nyine ni ibintu byabiraye. Iwacu twarabatindi, reka tubivuge ko twarabatindi kuko twahingaga imyumbati, kandi imyumbati tuzwerera umwaka tukayikurira amezi 3. Murumva ubwo buzima ntacyo twari dufite. Ariko ndashimira papa wanjye cyangwa na mama wanjye, baraturwaniriraga bagahingira igitebo cy'ibijumba. Nubwo papa yaje kwitahira, ariko ndamushimira papa na mama. Ubuzima bwaradukaranze, ubuzima buraturya, inzara iratujya. Uzi kwambara igipira mani nta kabutura. By the way, inzara yaturiye buriya ni inzara. Muri yambwiye ngo arashonje ndamwumva. Nawe ufite utarigeze wumva inzara, umuntu nakubwira ngo arashonje, jya umwumva. Nuko Imana igomeza kuturinda mu bwo buzima.
nshaka amafaranga ndayabura, ndayashaka amafaranga ndayabura, ndakora ndihiringa, njya naho njya kuragira inka z'abantu nabyo biranga. nza kugaruka i Kigali mu 2006. wumva imyaka yarashize, narihirinze byaranze, ngaruka i Kigali bwa kangahe, bwa kabiri, ariko ngarukana noneho n'umuntu uhazi, tuba n'abantu, ducuruza ubunyobwa, nawe yacuruza ku bunyobwa, turakora gejeje igishoro cy'ibihumbi 8, nabikaga mu ikora, maze kugira ibihumbi 8 byanjye. siko abatipe bacuruza muri Matewusi bacuruzanye ubunyobwa, ibyo ntabwo mwabyumva, ariko sinshaka no kubareba, sinshaka no kubavugisha kubera ko oya, ahubwo ndashima Imana ko yanditse nawe ikabarinda. ibyo bintu na n'uyu munsi biracyanyubaka. ndababwiza ukuri, ukuboko kw'Imana kutakuriho ntacyo twageraho, nta n'icyo twaba. shimye Imana kuba ndiho uyu munsi, kuko nabo twavukiye rimwe batariho. harabize amashuri menshi bayarangiza bagahita bapfa. ni iki twatanze? ntacyo twatanze ngo dukunde turame. ni ubuntu bw'Imana, nta n'icyo twabura twabugura. ubwo buzima tugomeza kububamo mu mujyi, ayo mafaranga ntaje kujya kurangura Kiruhura, isoko ryabaga Kiruhura, noneho uko wagenda nawe ufuraga, nabara kuwufura nkanika, nibagirwa kuwutwara, shanga dusanga bayatwaye, usanze bayatwaye. n'ubunyobwa twagiye kurangura turabubura, amafaranga twajyanye ku kijyaba ku Kazungu, ya makarita bakubitaga Kazungu, murayazi ariya nayo. igishoro cy'icyabi nacyo kiba kirahiye, natwa tunini nasize mu ngo tuba turahiye, sigara ndi mabya nk'uko mubivuga nyine. cyangwa se rubebe, ngo rubebe ngo nta kintu bafite, cyangwa se uzumva bamwe bavuga muri za teme z'ubu ngubu ngo ndi mabya. ntabwo muzi ba mabya uko byaba bimeze. nasigaye ndi rubebe mene, nta kintu ndiho, ndatigita biranga, buranunguriza biranga. ariko Imana yari ifite ijambo, nuko tubaho ubuzima buranga, buranzunguza, Kigali iransaza, Kigali irashwanyaguza, Kigali. noneho ninjira mu kazi ko kujya gute ko mu rugo, noneho ntangira gukora akazi ko mu rugo muri resitora. twaravuganye 3, nkora amezi 6, amembe 5 warayi, ibaza 3 ku kwezi, no mu mezi 6 amembe 5, gusa nakorera kangahe. abakoresha namwe mumeze gutyo, muvugana umuntu ikintu mukagihimbiwa, yabana muzisubire, simbizi imba bakire, ariko nimba munariho muzisubire. ubwo buzima bwagomeje bubaho ngaho, ndastrugglinga, ebana birancanga, biranga neza, ariko Imana nyine ikamba hafi. nkabona burije burakeye, ka kazi nako nza kukavaho, nshaka kandi kazi Gikondo ko mu rugo, ndakora ndapagasa nyine bisanzwe, twa dufaranga twinagwira. nuko icyakora udufaranga nakoreye aho ngaho, naje kujya gucya banguta 30,000 umunsi, umwaka n'igice. ubwo narebwaga ngacyata, uwo natwe twaravuganye 3, amembe umwaka n'igice cyoza 30,000 cash. ndagenda guhama ihene iguramo 8,000, utuye ifaranga bakabatora. nibwo bwa mbere wacu baba bajyanye kuri matora,
wumva ko nanjye natekereje iterambere ry'iwacu kera, kubura icyo nzi ko nzaba mukire nkateza iwacu imbere, ariko n'ubundi ntabwo ndapfa, hari igihe Imana yazancira inzira, nuko ndayigwanya isigayo, dore ko nari nagiye i Kigali nifuza kugura ihene ikazabyara inka se ko yaguhaga makeya 40, 60, wumva njye nari ngize 8,000, ihene zabyara nkazigurisha, mfite n'utundi duke nkagura inka, dore ko iwacu mu cyaro batashakaga ko tubaho, ntabwo bashaka ko tubaho. Uzi umuntu ukoroza inka, yamara kukoroza inka igeze igihe cyo kubyara, yarangiza shahu akayiroga shahu we nyirayo shahu, ngo kugira ngo tutazanywa amata. Twaraziragiye, zajya umunsi wo kubyara ntizibyare, zigakubita amezi nk'atatu, twaza abanyazo zikabyara. Ubuzima byari ishuri ry'Imana, ariko buri Imana ni nziza, kandi Imana irakomeye, kandi Imana cyo nkundira Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Ubwo buzima tububamo nibera i Kigali. Uzi ikibazo cyabaye, reka bosi wanjye bamwibe fone rero, maze umwaka n'igice ngira gutema ko naramuhangiwe nani na mushiki we anzi, reka bamwibe fone ati Batista, banyitaga Kadogo, icyo gihe banyitaga Kadogo, ati Kadogo niwe wayitwaye, mushiki we ati Kadogo, maze umwaka n'igice nta mafaranga nta kintu twabuze, niwe utwaye telefone. Hahirwa abantu bari gukora, bari kubaka inzu bateye igishango, uyu muyede yarayihitanye nyine, cyaha kijya kijyaho, ariko kubera Imana buriya njya mpagarara ku ijambo, ntabwo mubisi, mujye mwiga guhagarara ku ijambo, mutari mu mafuti mujye muhagarara ku ijambo, nimba wanakoresheje usaba imbabazi birangire. Fata risike, pokarisite, mu buzima ujye ufata risike. Ndasezera, uzi nka nasezeye ngiye narasezeye ntangira ubuzima, mbona umutipe twari tuziranye aho ngaho, wabaga ahantu nyine yibera ahantu mu kizu bari kubaka, ndagenda turabana, uzi kubona ikiyede uvuye mu biryo mu muceri wawe, babwiza ukuri, twageze muri iyo minsi ubuzima badukubita byaho, twagwaga robo y'akawunga tukayitekesha ifurusheti, ukavanga gutya ifurusheti, kawunga itekesheje ifurusheti urayizi, icecekere mwe ntabyo muzi, twe twariye umwanda birenze n'umwanda, twarapfuye se tuzanarama. Nibaze kawunga irobo mukayitekesha kawunga, yamara gufatana mu gapasi gutya, umwe afite gutya, tukirinda kunywa amazi, ubuzima bukendereye. Cyo nkundira Imana, ariko Imana ni nziza, Imana ni igitangaza, ni ukuri ko Imana ni igitangaza. Ubwo buzima bubamo amezi ayo 3, ngira amahirwe mbona akazi ahantu Gikondo bita mu Koho k'ibihumbi 7, ndagakora igiporezo we, ndagakora wumva, ndagakora shabi. Cyokoze Imana sinzi iby'Imana, ni amayobera mutagatifu w'amugore wa padiri. Imana yubakwe n'ijambo ryayo ryubakwe. Uzi ikintu cyabaye, habura iminsi 7 ku itariki 23 sinzabyibagirwa sha, ngo mpembwe, byumva ajya gucya, umukozi w'umumama yari ahari, agira gutya ajya ku kazi, nanjye mu gitondo hasigaye ndakoropa, televiziyo muri salo hari abantu, njya gutya njya kuvoma ahantu bitaga mu Kobo, kubona amazi yabo byari ikibazo, njya kuvoma njyana amajerekani 6 kugira ngo yabone, haye nijoro nka saa 10 amazi ndayabona, ngenda nzamura imwe ngenda nereka kugeza igihe yose ngejeje mu rugo. Saa 10 ngeze mu rugo mpita njya ku isoko i Gikondo guhaha, yaguhaye ibirayi, ndaza nicaye ntangiye guhata, umukobwa umwe avuye ku kazi nje mu nzu, ati divide, ati divide, ndabona divide muri salo, kandi kuri salo niho hakibwa, aho gufuri runini y'abantu rufungwa nawe utazi nawe ufunguza urugo, divide sibuze, aba arasohotse njya ngo birarangiye, kubera ko byo mu gitondo ihari kandi hiriwe abantu,
abazana umuyobozi w'umudugudu akuzanira ikabure ingufuri y'igare barankubise barankubita walayi ni ukuri kw'Imana ndangije mpamagara Imana yo mu ijuru ndayihamagara. Uzi guhamagara Imana ukavuga ngo Mana nguriye ngo kutanabara, come imagine uhamagara Imana ukayibura. Nahamagaye Imana ndayibura, ndongera ndayihamagara ndayibura. Urumva, ndayihamagara nayo irangije iranyihorera. Iby'Imana ni hatari, iby'Imana kambihorera. Ubu buhamya nugirirwa amahirwe yo kubwumva uzabwumve. Nakubwiye ngo narakubiswe mpamagara Imana, aho bigezeho mfuka gutyo mu mukujya mu mutwe kujya kujya bakubita gutyo bakubita bino bakubita umugongo bakubita n'akabuno. Urumva, barankubita mpamagara Imana ndavuga ngo Mana urihe? Imana ndayibura kuva saa 12 kugeza saa 3 nkubitwa. Ati brigade Gikondo, ati byagenze gute se kagiye? Turagenda ntabasha kugenda, ariko hari ijambo rimwe muri kiriya gihe 2007 2008 hariya wakoraga ahantu bagakubita ugapfa bakajugunya puberi. Umukobwa umwe w'umukuru w'uwo yaravuze ngo shango umusaza wanjye wari ngo ari gupfa. Ubwo musaza wese kibaza ngo yari umusirikare umusaza yomba mari karakaramba kuko n'ubundi barangwise mbakaramba. None baravuga ngo bagenge brigade Gikondo, tugenda tugeze ajya karujya hejuru ku isoko nabasha kugenda. Basigaye mwiriya nanjye ndabahamagara ndababwira nti se mwahuse tukagenda. Ntabwo ibaza ahantu wari umaze nari maze hafi umwaka n'igice muri quartier nijoro saa 3 nkahamagara abantu tugesha bankubise. Ntabwo nabasha kuvaho, nagendaga nikurura. Ijambo nibuka bavuze baravuze ngo vakiya ikijura ngo cyananirwa